Your time. Isaha yawe. Ntabwo ngenzwa hano no kugira ngo mvuge kuri Ferdinand cyane cyangwa kuri Mutesi kuko Mutesi we sinamuzi, ahubwo ndagira ngo menyeshe Ferdinand ko yahemutse kandi mburire abadamu gusa nabanje kwibuka ibihe byanjye nawe mbere yuko nza ahangaha. Ndavuga reka njye kubwira Ferdinand ko ahemutse kandi mburire na Mutesi yihangane, yahuye n'ibikomere byinshi nabonye kuri kamera bamuhumuriza. Mutesi komera, ni ukuri aka kanya Ferdinand tumuguterekeye mu rugo nk'akamana gato, tumukuzaniye nk'ijuru rito, uzihangane n'ibyanga uzagira ibanga upfushe ushyingure. Kereka nimba ari cyo wishinja ushobora kuba utarubarije nko mu buriri kuri Ferdinand akavuga ati ngiye sinyuzwe. Yego, Ntacyo nishinja kuko n'uyu munsi n'ejo mwatubonana uretse ko genda mfashe umwanzuro. Hatabayeho gufata muri rya umwanzuro, jambo avuze ngo nguzamubera isereri. hatabayeho gufata umwanzuro njye namuyoboza telekomande. Hanyuma nk'umukozi w'Imana, iyo mwabikoraga cyangwa iyo mwajyaga kuryamana mu cyangwa cyumvikana ntibyabaye se? Ya byarabaye. Byarabaye. Ntabwo nzi igihugu uherereyemo, nimba ari mu gitondo kamubwire ngo ugire umunsi mwiza, kandi ntabwo nimba ari mu gitondo katubwire ngo ugire umugoroba mwiza, kamubwire nawe utameze neza ahari kurira kwararira umuntu bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Hanyuma rero twongeye kugirirwa amahirwe, nimutarakora subscribe, share, comment kugira birusheho kugenda neza ku Manzi TV, Isaha yawe TV, Imana ni nziza TV, Yesu ari ku ngoma TV. Ibyo ni ibinyamakuru kandi kwa kwabibwiye umukozi w'Imana. Munyemerere twakira umukozi w'Imana, turakwakiriye. Murakoze. Amahoro y'Imana abane namwe. Yego namwe muhora. Mumeze neza? Turashima Imana. Ko mutishimye se? Nagahindurimo. Gahoro. Yego, hanyuma katwakira baze bibwira abakunzi bacu kugira ngo twinjire mu kiganiro neza bamaze kumenya amazina yawe. Yego, amazina yanjye ni Nyirashuti Sandrine. Ndashima Imana. Amen. Nyirashuti Sandrine. umukobwa, No mufiyemeri. umufiyemeri. Yes. Hanyuma katukwakire, tukwakire tuzi neza yuko uri n'umukozi w'Imana. Turabizi neza, ntabwo tubishidikanyaho. Bashidikanya ubwo nakazi kabo. Katukwakira udusengera Imana kugira ngo twinjire mu kiganiro neza, ubanze ducyahira imiraba n'abadayimoni n'abivanze mu cyo kiganiro nde wamenye. Reka twubahe Imana dusenge. Mana nziza, Mana yo kwizerwa, Mana yo kwiringirwa, Mana ifite ubutwari, Mana ifite ubushobozi, duciye bugufi imbere y'amaso yawe y'amasaha, nyemera ushirwe hejuru, gahunda zose ziyoborwe nawe Nyiringabo Imana, ubanze utwishimire kandi Uwiteka Imana ibiganiro bigiye gutambukira aha hantu, umuntu wese urakurikira iki kiganiro agira isomo akuramo, agira aho bimukura kandi bigire naho bimugeza. Tukuragize gahunda ngo utangire natwe usozanye natwe mu izina rya Yesu, amen. Iya makuru y'iminsi. Yego ndashima Imana. Mumeze neza? Yego. Hanyuma bari badukurikiranye rero ndagira ngo uyu munsi wa none twarabwiye twavuga ngo dukoresha uko byose, cyane cyane twibande kuyoboka Imana, twibande ku bantu b'Imana. Turavuga ngo igihe cyose ikiganiro tuzatumenya ikiganiro tugikora. Niyo mpamvu twagize amahirwe, twasabye umukozi w'Imana tukomeza kumwinginga atwemerera. Mbere ya byose Imana iguhereze umugisha. Amen. Wagize neza cyangwa wakoze kwitaba umuhamagaro. Murakoze. So kwitaba umuhamagaro ra? Yego, kumvira umwuka. No kumvira umwuka. Yego. Hanyuma mu gitondo cya kare ejo bundi mu minsi yashize, muri minsi ishize niho twagiye tubona ku mbuga nkoranyambaga hasohoka amafoto. Hasohoka amafoto ya Pastor Mutesi na Ferdinand. Reka mvuge Ferdinand. Si Ferdinand ra? Ase sinabivuga cyangwa ndushe kuvuga kuko n'umugabo yabituvugira. N'umugabo bituvugira. Okay. Nta byinshi mfite byo kuvugaho hariya kuko bibaho ko umuntu akundwa ariko hakabaho amahitamo. Ya rero Ferdinand nayimaranye imyaka 2 nawe, twamenyanye avuye muri gereza muhawe na mubyara we, amuvuga neza cyane ko rero nanjye nari ndimo niyubaka n'umubyeyi uri wenyine uri kurera abana. Numva ko mbonye inshuti ndamwakira, ntabwo byatinze nyine twamenyanye dusenga, anyizeza ko rero tugomba kubana, twe dufitanye mariage. Ya rero kuba yasezeranye na Mutesi n'ubundi yabanye n'umukozi w'Imana, gusa ikosa rimwe mushinja no wenda kuba ataransezeye ngo amenyeshe, kuko we mbere yo babaga bari kuvugana bamenyanye neza
Mutesi ajya muri Kenya ejo bundi. Ya rero nibwo bavuganaga turi kumwe, numva akambwira ko ari agatwiko bitagera kuri level gusezerana, kuko nimba Fredina twaramenyanye mfite business nkamufata neza, mbese hari byinshi umugabo akorera umugore, nimba twe tubanye nk'umugore n'umugabo arira iwanjye yambara karaba nta kibazo. Ya rero biri mu bintu nawe bishobora kuba byamutera ubwo bakavuga ati umukozi w'Imana yaranyakiriye ntafite aho kuba. Fredina amafaranga bavuga ngo arayafite je sinyabona, gusa Imana izayamuha, yenda izayamuha. Mbifurije rero urugo ruhire, nanjye abankunda nyine bitari bya by'abanyarwanda. Hari ikintu utangiraho kimwe uravuga ngo hari kimwe utangira uvuga ngo wamuhawe na mubyara we, wamuhaye mu buryo ni pase zamvugo zo kuri iyi mihanda byagenze biti? Ya we yamumpaye mu buryo ko yaramubwiye ko agomba kumurangira umugore, kuko yaravugaga ko akeneye kubaka, kuko yaraje avuga ko asanze umugore mukuru yarasabye divorce. Kandi rero uyu mudamu wo mubyara we ari hafi aha, nimukenera amakuru muzayabona. Hari na record yasohoye hanze ivuga ko atagombaga kuntwara kuko ndi umukene. Uwo mubyara we wagwaye pasi no hanyuza kugurwana nyuma? Yego, ntabwo ntacyo mushinja, we yabwiwe ko ndi umukene. Fredina yagenzuye imitungo yanjye asanga ntayihari, umutungo mfite n'abana banjye n'Imana yanjye. Ya hari aho rero Fredina yambwiye gutwara abana mu cyaro kugira ngo nkorane nawe mariage. Abana babaho baranagenda, ariko ngiye mbura amahoro ngarura abana banjye. Ntabwo ngenzwa hano no kugira ngo mvuge kuri Fredina cyane cyangwa kuri Mutesi, kuko Mutesi we sinamuzi, ahubwo ndagira ngo menyeshe Fredina ko yahemutse, kandi mburire abadamu bari kurera abana babo bonyine babe maso cyane, kuko umuntu araza akakwizeza ibidahari. Ariko dusubire inyuma Fredina mu kuguha iyo nimero cyangwa guha pasi mu mvugo zo muri iyi mihanda bavuga ngo Fredina muzabane cyangwa muzakore mariage, ndabizi neza mwahuriye mu kabari, mwahuriye mu nzira, mwahuriye musenga, mwahuriye? Fredina ntago nigeze njyana nawe mu kabari n'umunsi n'umwe. Yaraje mubwira uwundi we, yarahangayitse afite ikibazo cya Cyamunara, inyubako ye bashaka kwiteza Cyamunara, iyo yagabanyije n'umugore ba divorce. Twamenye dusenga, ndamubwira ngo umukozi w'Imana, arabibona ko abashyitsi bansura, gahunda ari ugusenga, arabigenzura. Igitondo n'ikigoroba yabaga ari mu rugo rwanjye, kuko Fredina nta kazi agira. Ya rero Fredina ntabwo twahuriye mu kabari, yansanze wanjye mu rugo, bakimuha nimero we yaje kunyirebera. Ngewe baje kundeba bose mbanzi ko baje gusenga. Icya mbere nakoze narasenze, Imana iranashyigikira, ikibazo yari afite cy'ideni gikurwaho. Arambwira ati rero shingiye uko nkubona n'ubuhamya bwawe, umugore wa Theo wabyaranye na Theo bose babireba yaje kunshimira atanga ubuhamya. Umugabo arabyumva, avuga ko abonye ibihamya n'ibyo yiboneye ko akeneye umugore w'umukozi w'Imana. Ndamubwira rero jewe nta kibazo, nta mugabo mfite, ariko nifuza mariage kandi tukabisengera bikabinyuze mu mucyo. Yego, hari ikintu uvuze uravuga ngo ntabwo mwegeze muhura mu kabari, nta nane mwegeze muhurira, yaje gusenga. Ariko mbere yuko gukundana kwawe nawe ko nzi neza yuko Imana ibanza gutanga amakuru. Hari amakuru Imana yaguhaye cyangwa waravuze ngo ashobora kuba ari uyu nguyu Imana yagize ate yambwiye? Amakuru nari nyafite n'ubu ndayafite, ntabwo ashobora ngiye navuga nti uyu nguyu ashobora kuba ari Imana yavuze. Reka rero amakuru afite rero azagaruka. Oya, ntabwo nyafite kuri Fredina, ngiye mfite isezerano ry'urugo. Okay. Ufite isezerano ko Imana yaguye kuzashaka umugabo. Yego. Hanyuma Fredina mu gihe mwamutetanye imyaka 2, kandi numva yuko byarenze revo yo guteretana, umuntu urira mu rugo akawugera mu rugo, akambarira mu rugo, ukamenya kumuhanagurira inkweto, cyangwa mu kinyarwanda cyaba batipe ba Kimisagara bavuga ngo kuzicafuza. Hanyuma urumva ko nayo gahunda irakorwa. Umugore n'umugabo nyine inshingano zose ziba zigomba kubahirizwa. Hanyuma nyuma yuko nguko nta munsi n'uyu n'umwe waravuze ngo mwagiye gusenga Imana ivuge ngo ndabashyigikiye cyangwa ntabwo mbirimo? Ntabwo nigeze njyana nawe gusenga. Timwajya nyaka Imana ishobora kuba amakuru neza, nta mugore Imana ihereza amakuru y'umugabo batari kumwe? Amakuru n'ubundi nta yarayamaga, ariko ntabwo yambwiraga izina ngo imbwire ngo ni Fredina. Ya rero noneho hanyuma tugaruke inyuma kugira ngo ndabizi ntabwo turi buze gukora ikiganiro cy'iminota miremire cyane. Hanyuma iyo mwaga muri kumwe cyangwa nk'umukozi w'Imana, tuzi nk'umukozi w'Imana
iyi saha abakunzi bacu mudukurikiranye hanyuma mutagira ngo ni yambo twaturaguye ku muhanda no turaguye ngo tubazanira abantu bazima tuzi ko ari bazima hanyuma intege nke zibaho turabyemera bakunzi bacu nimwe intege nke zibaho utabyemera aze kunyandikira muri comment cyangwa aze kuntera amabuye ntacyo ndabyemera ku bwanyu hanyuma nk'umukozi w'Imana iyo mwabikoraga cyangwa iyo mwajyaga kuryamana mu cyangwa cyumvikana ntibyabaye se ya byarabaye iyo mwabikoraga wumvaga umutima we kiranukiye Imana njyewe nari mfite nabanje kugiramo ubwoba ndetse hakabaho no kwihana no kwatura kugira ngo Imana imbabarire ariko akambwira ati uri umugore wanjye nta mugore ndi guca inyuma nawe nta mugabo uri guca inyuma none rero twige tugomba kureka kubibwira abantu wenda bikamenywa n'abantu bawe ba bugufi tugategura mariage twe dufite mariage mu kwezi kwa gatatu rero umugabo niba kwereka ko muri kumwe muri business akakwereka ko muri kumwe kugera hafata imodoka agapakira amavaze kuri ayo mavaze yari afite akaza akadekora business yanjye numvaga turi kumwe Fredina ntabwo numvaga ko ibintu byose urabiteganya ntasezerano mfitanye nawe yego ariko ubushuti bwanjye nawe imyaka 2 ni myinshi isezerano rya mbere ni hari mu cyumba yego kandi ndibaza nawe iyo mubera inshuti mbi ntabwo imyaka 2 yose yari kurinda igera hari aho mubyara we yavuze ngo yanguriye televiziyo yaramfashije buryo umuntu hari koko nta buri cyamara ariko hari ababeshe televiziyo ngiye nayakiriye muri gift ya anniversaire nyihabwa n'abantu nasengeye kandi muri anniversaire yanjye Fredina yari ahari yambaye costume n'abana banjye bambaye costume bimenyetso birahari iki abaterura bashira mu modoka n'umuntu nyine ukunda ubuzima bworoshye niyo yaba adafite imodoka yayitira byo ntacyo bitwaye umuntu wese ayifuza ibyiza ariko arahemutse nifuzaga kumubwira ko ahemutse ejo n'ejo bundi atazavuga ati Sandrine ntacyo yitaho reka mugarukire nibwo yambwiraga ati rero njyewe Mutesi natembereye mu nzabamo umugore uba muri etage arafatika ndabigenza nte ko bingoye amahitamo ndakora iki genda umujyanama we nubwo namufataga nk'umugabo nzabana nawe ariko nkunda gukomera nkababara nyuma ariko nkunda gukomera ndamubwira nta kuntu wasaba imbabazi mama w'abana mukaba mwasubirana arambwira ati rero mu kibanza mama w'abana yaguze nubatsemo n'inzu y'ibyumba 2 na salo ariyo yashatse kunshyiramo ndabyanga abayobozi barayisenya kuko nta kuntu najya kuba kwa mukeba wanjye Fredina mu bikorwa bye yagaragazaga kankunda ariko nawe ngameze nk'uri kunyiga hari aho yavuze ngo hari aho yabwiye mubyara we ko ngo iyo twabaga turi kumwe abandi bagabo banteretaga kuko Fredina yari ataranyambika impeta n'ubundi utereta ntiyabura kuhamagara ngo avuge ati Sandrine cyangwa mama pasiteri ndagukunda ntabwo yabura kubimbwira kuko hano hanze ntabwo barazi ko Fredina mbana nawe kereka abaturanyi abantu ba bugufi n'uwo mubyara we kuko yageze havuga ngo urukundo rwabo rwageze kure yaramufashije cyane ngo Sandrine ajya mu bandi bagabo ntabwo nge nagiye mu bandi bagabo no kwemerera Fredina bwari uburyo bwo kwanga kujya hanze kujya hirya no hino ngo numve ngo runaka na runaka ari nacyo nsaba Imana nkavuga ati niba umukozi w'Imana agomba kuba afite urugo rwiza ari ijuru rito Imana ifite kubikora ikabikorera umuntu irabishoboye nkomeza n'abategereje kandi n'igihe itarabikora ntabwo wakwiyandarika rero ujye intege nke zanjye ndazemera intege nke nagaragayemo ndi kumwe na Fredina ntabwo nari nzi ko bizagenda gutya ariyo mpamvu nagarutse nsaba Imana imbabazi n'abanyamasengesho abakristo dusengana abo namweretse abo nabwiye ati uyu ni umugabo wanjye ni benshi ntabwo rero nje kuvuga ngo ndabiseguraho cyangwa iki gikuru nuko Imana ngiye yanyishimira ndabizi murantera amabuye muri comment ndakuvuga ngo nta abantu bagukunda bose nturi amafaranga ndumva hagatanga rero ntabwo nje kwica ubukwe abantu ntibatwumve nabi Mutesi simuzi gusa ibiganiro bigenda bikurikira muzi kuri social media icyo namugiraho inama nyine nawe nabona bimuhindutse azihangane nawe uramuka hageze nk'umuteze iminsi oya nubona bimuhindutse nago je nayimutega ko nago ndi Imana ahubwo namugira inama kuko umuntu bagiye kubana je muzi kurenza uko amuzi cyanze bikunze mu gihe tumaranye hari ukuntu nzi Fredina mu kanya Fredina arampamagaye ndi kuri kamera ndamubwira ati sheri karame umeze neza arambwira ati meze neza niba icyo uri gukora ahubwo se we niba icyo uri gukora tubaye nkamwe bitana ba mwana arambwira ati sheri bese bite uri burashaka hiti se
tigiye ntago nari kuza gukora mariage imyaka 2 se wumva kari mushiki wawe. ariko ngewe hanyuma kugira ngo twinjire mu kiganiro kandi nabwo n'abakunzi bacu baze gusobanura ingi mbaza nabo bari hano babibaza. Hanyuma iyi saha ari birego byinshi na bimwe bagenda bariga abagore baba pastor cyangwa abagore b'abarokore bavamo ntibazi gufata abagabo neza, bavamo ntibazi kwita ku ngo. Hanyuma iyi saha kwa tuzi neza yuko ashobora kuba nabyo biri kuri kuberwa cyangwa akaba havugwa ko hano hanze barakuvuga yuko hari business baragushingiye nayo igahomba, akaba ari ikintu cyatumye ahaguruka agenda. Business ntabwo ari Fredina wayishinze, business ngewe narayitekereje ndayikora, numvaga mu bitekerezo byanjye nkunze restaurant iranakunda rwose irahitinga aho bita kwa Mansera mu Kivu cya Kagugu. Yego. Ndumva ninge wari ufite restaurant ya VIP ahantu umuntu ashobora kubonera amata meza, isombe n'ikinono, narihinzwi abantu bakava mu gakinjiro ka Gisozi naho bita mu Gakiriro bakazamukira iwanjye. Arabibona aravuga ati ni byiza reka ngo ushigikire tuhadekore tuhashire amavaze maze turebe ikiburamo. Umunsi kundi yabaga hari yaje kumbwira ko ikiburamo rero yaje kuvuga ko ikintu kiburamo kubera ko hakirwa abantu b'abagabo benshi. Arambwira ati giye ibintu by'inzoga ndabimenyereye, nagutera inkunga hakaba hajyamo inzoga ugashiramo abakozi, ngewe nzakubera manager nzambikontrola, wowe uri umukozi w'Imana ntuzahagaragare ntuzabibonekemo cyane. Umugabo numva turi kumwe. Icyakozwe nuko yahise ihomba, navuga ko gishoro cyari gikeya yahise ihomba. Fredina nta mafaranga yongeyemo nkuko yabivuze, nkuko bari bambajije warumbajije ngo ese business yarayigushingiye. Namubyara wazi ko business ari we wayinshingiye kuko we hanze yagendaga avuga ngo yanshingiye business. Ntabwo yabikoze rero, nubwo nawe umutima uri kumurya yanyijeje byinshi ntiyabikora, ariko arampemukiye, ariko gese namuhemukiye. Kandi kumemukira ni byiza ko asezerana n'umutima ushaka, ariko yagombaga kunsezera kuko nanjye ndumva naramufashije. Umuntu twamenye yavuye muri gereza atagira haryama imyaka 2. Yego. Hanyuma twegera turi no kugera ku musozo w'ikiganiro cyacu ko turi kubona kenshi na kenshi rimwe na rimwe muno mihanda ari kuza abagore cyane cyane b'abarokore ariko kugenda bagunganira ku bagabo. Biguterwa niyo mpamvu no kutanyurwa nabo babana nabo. Inama wagira ababyeyi ni arazubatse bakimwe n'abagabo babo n'abandi batari kumwe nabo. Inama nabagira, icyambere mbanza kwitangaho urugero rye ntacyo ntakoze kuri Fredina, nawe ntacyo ashinja. N'ubu ndahamya nashidikanya ko nzamugenda mu mutwe nk'isereri. Oya se kandi nzamugenda mu mutwe nk'isereri. Oya se nzamugenda mu mutwe nk'isereri kuko namwereye imbuto, nawe ubwe nkabibona ko umutima we unyuzwe. Ariko anzijije ubukene, yabwiye mubyara ko nta mafaranga ngira. Ese Pastor Mutesi arakurusha? Pastor Mutesi yarambwiye umugore uba muri etage ya 700 ati Sandrine bahihanganye maze ngerageze ndebe yago yatanze ke kukurenza. Ntacyo nkwijeje. Ngewe ntabwo umuntu yakuryarya cyangwa ngo umwimeke ya imyaka 2. Nta mwana avuga ngo ari guhereza. Abashaka kumenya nimba muri iyo myaka 2 twarabyanye cyangwa tutarabyaranye bazabimenya nyuma mu yandi makuru tuzabahereza. Nanjye kukibaza ngo uzagaruka ntacyo, nanjye kukibaza mvuga ngo ese muri iyo myaka 2 nta mwana. Tuzabibamenyesha nyuma. Hari byinshi twaciye hejuru kuko burya ngewe ndafite n'umuco, ntago nasebye umugabo, umuntu wabaye umugabo wanjye twambaranye ubusa. Ngiye simfite kumusebya nubwo we yansebeje kuko yansezera nta nugomba najana kuri kamera. Oya se yansezera ntago mba najana kuri kamera. Nyine nazanywe n'umubabaro no gukomeza bagenzi banjye abamama. Inama nabagira ni ukuri bajya baca umugani mu Kinyarwanda ngo inzoka yakwanzuye amata ikaruka amaraso. Ntabwo umugabo agenda kuko umuntu atamuhaye keya, uburiye umubyizi mukwe ntakaba atagize. Gusa dufite abagabo batanyurwa hano hanze, ariko nukuri n'abagabo bagerageze bagabanye ikinyoma, bagabanye gutendeka. Rubyiruko hano hanze ihangane, we gukunda ibintu, ukunda umuntu. Niba ukunze umuntu kandi ukunde n'ibye byose, imitungo, ibintu ni ibintu bigenda. Ibaze uratekereza Fredina ukurikiyeho ibyombo kuri Mutesi ngafite amajyambere birongoranwa ngo Mutesi afite ibitenge 100. Ako kanera kambwiye kubera
kubera rero ugiye Fredina sinajyaga murakarira aseka mbere yuko avuga none afite amajwi menshi afite ukuntu yoberanya amwe avuga jwigira ahandi akavuga baze bikagucanga noneho Fredina akavuga ati Mutesi afite ibitenge ijana tukaba turase avuga ati ko si ibitenge ijana nyine yaramutembereje hose kamemu umugore ukeneye umugabo nagabo n'umugabo ngo amugarukirize muri salo urumva nubwo mwambwiye ko naguye je nihannye nimba naraguye abandi bahagaze je nisabimba bazi ku giti cyanjye Imana yarampamagaye impano nimba mbasha gusengera umuntu agakiranye ariko aranyijije nyamara reka mbabwire nubwo ntazwi ntwikiriye ariko nukuri nubwo nanjye byangendekeye kuri ariko nabyutse ubu nabyutse najenje mu murimo w'Imana najenje mbonye ko umuntu akwizeza ibidahari Imana nisezeranya yarangiza igasohoza nshuti zanjye bene data abakristo bavandimwe ingo zirimo ibibazo kubera kutanyurwa kubera kutizerana ikinyoma rero munyemerere muhinduke mugire kwizera kandi musenge muragize Imana yego hanyuma twegera ku musozo turabizi neza ko n'inda yaziragurwa nk'imibyizi Fredina yakoze mu rugo tumwishyuza bamwishyuza iki mwa uri kureka namubwira ko ibyo yankoreye nawe bazabimwishyura hoya nyuma ko bazabimwishyura ariko hari ikiguzi nta kiguzi yawe warakoze ntacyo utakoze kereka nimba ari cyo wishinja ushobora kuba utarubarije nko mu buriri kuri Fredina akavuga ati ngiye sinyuzwe yego ntacyo nishinja kuko n'uyu munsi n'ejo mwatubonana uretse ko genda mfashe umwanzuro hatabayeho gufata muri rya jambo avuze ngo nguzamubera isereri hatabayeho gufata umwanzuro ngiye namuyoboza telekomande namuyoboza telekomande ushingiye ku kisi shingiye ku mbuto namwereye no kunamufashe neza no baracyahamagara na mukanya nahamagara mukanya nahamagaye ejo ndajya ndishaka message ngo sheri ngo ndibize uretse gato abakabo musonze muyihe funika unga nikinazi yes mugira imitima nyine ikomeye ariko umuntu abayize kandi pe Fredina nyine twarakahanyujije ya mwifurije urugo rwiza ushatse umugore mwiza w'icyamamare nubwo numvise mubyara wawe avuga ngo ushatse umutera mwakujye ntabyo yego hano dufite amarikode na video byose hanyuma byagiye birenga ko mubyara wiwe hanyuma ntitubigaruka tuzagaruka mu gice cya kabiri ariko uyu mwanya wa none twegera ku musozo iyo wumvaga akubwira ngo ufata abantu bajyane mu cyaro kugira mukundane wumvaga gukunda cyakora kugira ngo mujye muri ambiance kugira ngo ubuzima mwenjoye ubuzima gusa je numvaga nkunda kuko hari muri vacances numvaga ko abana banjye nta cyababuza kwiga numvaga nkunda nta kundi nari kubyumva kandi nyina kunzira ha kurenza uko yakunda umuntu Fredina nta rukundo agira ubwo mu myaka 2 nta kintu kizageza umuntu ntacyo nabonye ikintu kimwe yakoze nkabona ko ari kunyereka urukundo nabo yaje agafata abana banjye akabatwara tugiye mfite umuganga hariya hakurya Karuruma ku kavuriro gahari ati bano bana bawe ubategure jewe ndaza kubafata mbajyane babasiramure numva ni ikintu cyiza cyane kinejeje umutima wanjye azana imodoka abana arabafata arabajyana rero nta mafaranga ya Fredina ngewe nzi ntabwo mbabaye pe hano ntago mbabaye nta namarira yaje gusa nabanje kwibuka ibihe byanjye nawe mbere yuko nza ahangaha ndavuga reka ngiye kubwira Fredina kahemutse kandi mburire na Mutesi yihangane yahuye n'ibikomere byinshi nabonye kuri kamera bamuhumuriza Mutesi komera nukuri aka kanya Fredina tumuguterekeye mu rugo nk'akamana gato tumukuzaniye nk'ijuru rito uzihangane n'ibyanga uzagira ibanga upfushe ushyingure ntazavuge ko numva wajya ngo umupfunyikiye ikibiribiri nta kibiribiri azabibona burya nta kibiribiri mupfunyikiye kuko nanjye hari ibyo napfushaga nkashyingura nyine ugashyingura yes ubucyo bita nyine kubona ikintu kikugwirira ukavuga ati uyu ni runaka mve kwihangana wa mugabo agira umujinya n'isi yaziguha oh yes reka tugushimire n'ababa dukurikiranye tubashimire ku kiganiro duhaye ndisa ko tuzakora ikiganiro cya kabiri kizakurikira aho ngaho kuri byinshi tubwiye utapfunduriye hanyuma n'umuntu ushobora kuba yakwifuza kuvuga ngo nashaka gukundana
umutima wawe uri ufunguye kuba open kuryo habone ko nimukunza akaza cyangwa byaterwa ya ahubwo ntabwo uvuze ijambo nyaryo ubwo umutima wawe uremera ko wafungura hanyuma rero reka tubwire abakunzi bacu badukurikiranye impamvu bamukunze nimero ntacyo hanyuma nushaka kuba yashaka umusenga nubwo meze gutya asabye imbabazi ashobora kuba yakona kuyiye nimero uretse na nimero minisiteri iri gukora irakorera ntabwo ari itorero ni minisiteri cyane ko nubwo banyita pasiteri ariko sindasukwaho amavuta ndacyari nanjye mu rugendo uri profete ya ndacyifuza gukizwa murankizwa rero nimero murayibaha nta kibazo wayitanga nta kibazo nimero yanjye wifuza inama cyangwa impuguro cyangwa nawe wangira inama kuko turahugurana cyangwa wifuza isengesho ni 078 05 86 044 azina yanjye Menyerafite Sandrine nababwiye nakagaruka Imana ibamugisha. Yes, reka twashimire turakora subscribe share like comment kugira bisho kugenda neza ibiganiro byacu nagaruka ciao ciao. Your time isaha yawe